Nshuti bakunze kandi banywanye ba The Future TV munyemerere nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri impande n'impande mudukurikiye kandi sinahwema no kubashimira ko muba mwaduhaye aka kanya muba mwakigomye mukatwumva mukadukurikira murabugushimira reka nongere mbashimire uyu munsi rero ngo tugiye kuganira kuki uyu munsi nabatumiriye umunyamakuru inzobere mu bijyanye n'itangazamakuru ricukumbuye nkaba nagira ngo tuganire ku bijyanye cyane cyane n'uburenganzira bw'itangazamakuru ese buva he bugarukira he ese buhagaze gute mu Rwanda ese koko itangazamakuru riraziritse nk'uko bamwe babivuga ese bihagaze bite nk'umuntu usanzwe abikora abimenyereye aradusangiza araduha ubuhamya bw'ukuntu bihagaze uwo rero nta wundi ni Samuel Beka Byansi benshi baramuzi muri Investigate ni igitangazamakuru gikora inkuru zijyanye n'ubucukumbuzi akaba ari we mutumirwa wacu kandi abantu benshi baranamukunda ariko bamubona mu nkuru gusa ariko ntibanamuzi cyane karibu Beka. Murakoze kumpa ikaze kuri televiziyo ya The Future. Amakuru se Beka? Amakuru ni meza ibisanzwe ni akazi ibisanzwe. Abantu rero bakuzi mu itangazamakuru ricukumbuye bakakunda ibikorwa byawe bagakunda na impact bigira muri sosiyete ariko abenshi ntago bakuzi. Beka ni muntu ki Beka wadusangiza abantu bakumva Byansi nindi? Ya abantu benshi nyine baba bakuzi kubera impamvu z'akazi ariko mu buzima busanzwe n'ubundi ntabwo abantu bose baba bakuzi ariko baba ari n'abakuzi buriya cyane cyane abantu ba hafi. Beka ni umuntu uri simple ni umunyamakuru ufite imyaka itari myinshi hagati y'imyaka nka 25 na 30 ari aho hagati ntabwo ndi precisinge ngo mvuge imyaka runaka. Beka ni umwarimu wigisha itangazamakuru muri kaminuza. Beka ni umunyamakuru wabigize umwuga afite press card ya Rwanda Media Commission batubwiye ko aricyo kigaragaza umunyamakuru nubwo najya mbyizera ariko press card ya Rwanda Media Commission ndayifite. Beka ni umusore uvuka mu muryango w'abana 9 ndumva ari ibyo. Noneho twinjire mu cyo bakunze kwita freedom ya press cyangwa se freedom ya speech. Cyane cyane noneho turagaruka muri context ya hano usanga abantu bakunze kubyitiranya cyangwa se batazi ngo ihera he igarukira he. Ese kuba mfite mikro nemerewe kuvuga ibyo nshaka? Ese kuba mfite mikro ni hehe ntagomba kurenga? Ese ibyo bintu ubona bihagaze bite Byansi? Buriya ni ikibazo cy'ubwenge nacyo. It's a problem of skills. Mbere nanjye mfite ukuntu nabyumvaga kandi uko nabyumvaga mbere bitandukanye nuko mbyumva. Mbere numvaga ingingo ya 38 y'itegeko nshinga uburenganzira bwanjye bwo gutanga ibitekerezo ariyo mfata gusa, ariko hari umuntu twaganiye yambwiye ati simbuka ingingo ya 38 urebe ingingo ebyiri zo hasi yayo wumva icyo zivuga. Right? So iyo tugiye gusoma sometimes dusoma utuntu dukeya akaba ari two dukuramo ukurura wishira rero tukurengera. Bati jewe ingingo ya 38 mu burenganzira bwo kwivugira ibyo nshatse as simple as that. Ariko noneho ukirengagiza izindi ngingo zirimo nanone zifite icyo zikumira. Iyo turebye kuri access to information law dufite ibintu twita top secret and confidential bitemerewe gutangazwa. So nk'umunyamakuru kubyiga ukabimenya limite y'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Niba arasomye urubanza rwa General Rusomye ku mwanzuro Professor Sam Rugege yafashe ari gusoza ari gufata umwanzuro afite ukuntu yavuze limits zo gutanga ibitekerezo ku bintu runaka kuri sije runaka yari cyane yari iri kuganirwaho muri rubanza rwa Nyese ko ari ugupfobya n'ingengabitekerezo. So wenda ntabwo nshobora gusubiramo amagambo we yari yakoresheje
yari yakoresheje ariko hari igihe uvuga utazi ko uri gukora icyaha ukaza kwikanga wakoze iki wakoze icyaha so nanone ku isi hose maze kubibona biriho hari ibyo batavuga ku isi hose buri gihugu gifite ibanga ryacyo hari ibyo badakora iki batavuga not necessarily kuko ari uburyo bwo kuniga itanga cyangwa se kuniga abaturage kubabuza kuvuga n'ibiki ahubwo mu rwego rwo kurinda ubusigire bw'igihugu n'inyungu rusange kandi umunyamakuru ikintu cyose wagakoze cyane cyane when it comes to an investigative journalist umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye ikintu cyose ukora kigomba kuba kiri muri public interest kandi public interest ihera iwanyu mbere yuko iba iy'isi yose igomba kuba iy'u Rwanda right kubera ko ari kubyaye runagutunze sibyo so niba public y'u Rwanda ikintu ugiye kuvuga kitaba benefiting why would I serve public interest z'undi muntu kurusha iziwacu nta sense bifite right ahubwo it's a matter of understanding n'umutima nama wawe ugakora hakanakora na common sense kuko muri iyo ugiye kureba muri investigative journalism ugiye imwe muri element z'ingenzi ni common sense ubwenge bwawe bukora bingana iki IQ yawe ikora bingana utekereza gute ufata gute umwanzuro so ushobora gufata umwanzuro wo gusohora ikintu ngo nuko ubyise uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko ugiye inciting a violence abaturage ugiye guhombya let's say abaturage benshi ikintu runaka n'urugero nk'urugero nk'ubu ukoze nk'inkuru iyo nkuru igatuma cogama ihagarara it's an example igatuma cogama ihagarara kandi iyo nkuru icukumbuye da nta kuntu utagize wakoze ibishoboka byose iyo nkuru igatuma cogama ihagarara uzi ikintu waba uhombeje abaturage tuve ku gihugu uzi ikintu waba uhombeje abaturage individually abazabakira abafite amahoteli ababiteguye abafashe amaroni abakoze iki ibintu byinshi so iyo bizanye muri common sense yawe ugatekereza ukagataka ariko iyi nkuru nubwo yasohoka it will not serve my public interest it will serve someone else's interest so icyo gihe iyo bishize mu mutwe wawe ukabitekerezaho neza ugakoresha common sense yawe haravuga ati hano let me limit myself not necessarily kubera ko hari uwambwiye ngo garukira aha cyangwa se kubera ko itegeko rimbwira ngo vuga ariko just necessarily kubera ko mbona ko bitari gusavinga interest za public turacyagaruka urebye aho turi kugenda tuzunguruka turi kugwa ku bumenyi buke ubumenyi buke abantu badashaka kwiga ariko rimwe na rimwe cyangwa batazi ko banabufite abantu batazi ko hari n'icyo babura ubundi umuntu wayobye ariruka arihuta cyane rimwe na rimwe kugira ngo umenye ko ukeneye kwiga no kumenya ko hari icyo utazi ariko mu gihe utaraba no kumenya mu gihe utaraba no kwadimetinga cyangwa se kumenya ko hari icyo utazi then ntabwo ushobora gukora iki kukiga of course so niba we wicaye ukavuga ati yewe mfite ingingo ya 38 ukaba udashobora kwegera abanyamategeko ngo ubabwire bakwinterpretingira izindi ngingo zirimo zibuza umuntu kuvuga n'ibyo zimubuza kuvuga n'impamvu yazo icyo gihe rero ntabwo uraba kwadimetinga ko harimo amakosa so numara kwadimetinga ukavuga ati hano hantu harimo ikibazo mfite ikibazo nkeneye kwikosora numara kubyadimetinga ko ukeneye kwikosora then biranakorohera gukora iki kwikosora kuko umutima wawe urawupushinga bikakorohera ariko mu gihe utaraba kubyemera utaraba kubyakira mu mutima wawe ko hari ikintu kigomba guhinduka then you want to make it hari n'abanyamakuru usanga bitwaza iyo ngingo nabo batayisomye nk'uko wabivuze ugasanga bashobora kugwa no mu mutego wo kuba umuyoboro ugasanga hari ukuntu bashobora kuba umuyoboro w'abapfobya jenoside kandi wenda batanabizi genocide ubwayo yarateguwe itegurwa n'abantu barangije banayishyira mu bikorwa maze guhagarikwa barahunga stage ya nyuma ya genocide no kuyipfobya nyine ukavuga ati niyigeze ibaho kandi nayo stage ngira ngo ndende ni nayo ya nyuma so iyo stage mastermind abantu bashobora gutegura gupfobya jenoside
bashyiraho na strategic plan y'uburyo izaba implemented kagati iyi ngengabitekerezo yacu kugira ngo spreading to denying iyi genocide tugomba kubyimplementinga muri ubu buryo iyo bashyizeho ubwo buryo they identify characters bazakoresha mu kuyipfobya no kuyihakana so iyo ba identifying izo characters ushobora kutaza muri characters ahubwo ugakoreshwa nka pawn ndakeka wumva icyari cyo urabona abantu bakina chess harimo queen akaba harimo n'utundi tuntu dutoya twa pawn ku buryo umuntu aradusheta bakaturya twose yarenze bakahitanyura akige you understand kandi akanyura harya king wundi opponent we so iyo utari direct wenda ba identifying bavuga ati hano tuzakoreka dufashe gupfobya no guhakana Jenoside yabaye icyo tugomba gukora mu gihe uyu nguyu rero twa-identifying tugomba kugira na poni zacu abo tuzajya dusheta you understand so ushobora kuba uri nk'umunyamakuru let's say ugakoreshwa ariko ugakoreshwa utabizi kuri iki gukoreshwa kuko umuntu arakwereka ati ni uburenganzira bwawe bwo gutanga ibitekerezo bla 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 wakabivuze gutya ibi atikuzo ni kuki ibintu badashaka ko tubivugaho kuki ibingi babuza abantu kubivugaho ingingo ya 38 irabikwemerera bikakujya mu mutwe warangiza ukajya hari ugahurutura ukaba poni niba gufunga uwakosyaga naho hari kandi numara gufunga wabaye poni icyambere wafashije umuntu ku implementinga strategies na gahunda ze ibyo yateguye ikindi wowe ubihombeyemo we agumya ahantu yidamarariye wenda nawe itariki it's a matter of time nawe igihe cyo gishobora kumugereraho ariko noneho wowe wakoreshejwe mu bintu utanazi uba poni muri ibyo ni nka bya bindi bya chess bagutanze bakuriye ariko bo bariye icyo bashaka bo bageze abo bantu rero bagira inama na indi nama it's a matter of using common sense koresha ubwenge bwawe kurusha ibindi koresha common sense unahitemo neza ugira amahitamo afatika kandi neza kuko if you don't changes you ubundi niko bavuga abazungu iyo udahindutse isira kwihindurira strategically gusa nyine urumva kuri iyo issue ya genocide ho dufite ibibazo byinshi hari ibibazo senerije ifite that's according to me ni kubitekerereze yanjye kuko iyo urebye ukuntu amateka ya Jenoside yigishwa kuri jewe mbona harimo imbogamizi nini cyane kandi nkabona na future negative impact irimo ruti twarinze turangiza senior 3 tuza amateka ya Napoleon na Hitler aho bavuka barumuna babo babyeyi babo tutazi Canton you understand tutazi Majoro Karangwa twikiye abantu harakamoni nyeka ko senerije igomba gushyira ingufu cyane mu kwigisha amateka kugira ngo irwane n'abantu bashobora kuzapfobya Jenoside nyuma yaho bo badahari kuko bari gusaza bari kuvamo ariko urubyiruko rw'iminsi they are not informed kandi they are not informed kubera ko they are not taught mu buryo buri strategy nari ndi gusoma nuza 2015 hari umwambasaderi wari uri gutanga impamvu muri Jenoside impamvu mu mashuri bigisha Jenoside bayinyura hejuru aravuga ngo ira strategy yaje kuza muri 98 kugira ngo kuko abantu bigaga segonderi primaire bari barabonye Jenoside n'amaso yabo so wajya kubibigisha ubijyamo deep bagahamuka urumva biba ngombwa ko babigisha bakora iki babinyura hejuru kugira ngo bitabatera ikibazo ariko noneho kigiye tugezemo abantu biga segonderi na primaire nta Jenoside bazi iyo utayigiyemo deep bakakura bagahura n'izi verisiyo ziri hano hanze zitandukanye barabivanga you understand bashobora no gutwarwa nabyo kuko kubera ko kandi abapfobya bo baba bafite strategic plan yabo nyine uburyo bazabigenza so mu myaka 50 iri imbere nufata umwana wize genocide against the Tutsi y'igihumbi 1994 mu ishuri yarize cause na effects n'uburyo yayirinda ngo imbere itazongera kubaho si ibyo byigishwa ugafata umwana wize genocide gutyo hanyuma ukazana nundi
uwo muri nka Jambo SBR bigishije ibyabereye ku Kamonyi, ibyaherereye Intarama, ibyabereye Nyagatare, ibyabereye Rusizi, kandi bakabimwigisha babigora babigoreka babigoreka ku buryo adashobora gukora iki kandi we akaba akabyumva kuko biragambiriwe kugira ngo abe targeted. So then ukabafata ukabahuza na wundi wize ngo effects and causes and future prevention, ntago bashobora guhura in terms of argument. Niyo mpamvu uzajya unabireba kuri Twitter iyo umuntu azanye igitekerezo cyane cyane nk'ibyo ngibyo byo gupfobya, umuntu akazana statement ipfobya kuri Twitter, abantu bajya kumusubiza ntago bamusubiza with ideas and facts, bamusubiza bamutuka bamutuka nuko they don't have what to offer, na idea bafite zo kumuchallenging. You understand? Kuko barababwira ati hano byagenze gutya bo barabizi, icyo bamufasha cyonyine ni ukumutangira kumutuka ibitutsi bibaho, ugasanga none platform ibaye violent kurushaho. Kako umuntu yakagiye nkuko turangiza senior 3 tuzi Napoleon aho yavukiye, aho yapfiriye, ibyo yariye, aho yaryamye, intambara yarwanye. Umuntu yakarangije senior 3 azi amateka ya Jenoside yo ku Kamonyi, Jenoside y'i Muhanga, Jenoside yo mu Ruhango, Jenoside ihuye, Jenoside Nyaruguru, bikagenda gutyo no mu tundi turere. Cyose neje yaragitangiye mu gitabo yakoze mu minsi. But the problem ruti nago era turimo urumva ahubwo iyo niyo strategy mpinano era tugezemo naga abantu bagisoma. Rega ni nayo mpamvu nkubwira ngo ikibazo gishobora kuba kiri no mu mitegurire. Iyo ugiye kwigisha abana wigana strategy yo kubigisha ngo bafate, none se ubwo ni wandika igitabo, tuvuge nk'igitabo cya Dr Jean Damascene kivuga ibintu byose byabaye ahantu henshi, abaganga bafataga n'abarwayi ku ngufu, ibintu byinshi cyane. Nasomye ibintu byinshi cyane, jewe nagize n'amahirwe yo gutangira kugisoma nubwo naraba no kukirangiza, but kiri equipped n'ibintu byinshi. Ariko mu ishuri kigeramo ngira ngo ni kiracyari gishya, niho kiracyari gishya. Kiramutse kigeze mu ishuri kuri curriculum kiriho, uburyo curriculum ni iteganya uburyo abantu biga. Nose niba curriculum yari yo kwigisha cause na effects n'uburyo abantu bayirinda, hari ibyo ubonamo. So biragoye cyane kugira ngo umuntu wize gutyo ashobore kugira ikintu afata mu mutwe. In future bikomeje gutya by the way, nyuma y'imyaka nka 50 abantu babonye Jenoside n'amaso yabo bakavamo, urabyumva, batagihari. Imiryango imwe n'imwe nk'uhuza abapfakazi ba Jenoside ntuvu nawe uzaba uri guzima umuryango, kuko abantu bose bawubarizwamo bazaba bakuze bari kugenda basaza bakora iki bataha. So abana basigaye urumva za version zitazaza zikabaganza kuko they are not informed. ngira ngo iryo ni isomo naryo aho nyeka ko CNLG na REB na Ministeri ya Education y'uburezi bagomba kwicara, byaba na ngombwa bagaharinga famu ikabigira uburyo amateka yakwigishwa starting from primary, ku buryo umuntu agera senior 3 azi ibintu byose byabaye muri uru Rwanda, buri karere, buri murenge if necessary. Ku buryo bigoye kugira ngo umuntu uri waturutse mu Bwongereza wizaniye verisiyo ye ayizana imbere je nyakire, kuko arambwira ibintu byabereye ku Kamonyi kandi nanjye mfite uko nabyize ndabifite. Arambwira ibintu byabereye aha nanjye mfite uko nabyize ndabifite. In future uzasanga generation yose hari ibizi, ariko ubu am very sure ko urubyiruko ruri less concerned ku bintu bya Jenoside, nago bari informed. Uzanarebe n'igihe twari tukijya mu bintu byo kwibuka tukagathering, hari igihe basangaga bari gufata selfie, abantu bari kwibuka umwe agafata ka telefone akagira gute. You know why? Nuko they are not informed. Bari kubikora ko biri gukorwa nyine, ariko ntago they don't feel what is there. Ntago bafashe time yo kubyiga ngo babyumve neza. Ibyo ni cya kintu kigaruka ku bumenyi, of course. So ni skills hatagizwe igikorwa hakiri kare mu myaka 50 to be sincere 50
izi version ubona twirwa turwana nazo nko gupfobya zishobora kwita zinagaruka zikatuganza kubera ko wenda abapfobya bo bashizeho strategy yo kwigisha kwigisha ibyabo kurusha uko twe twigisha ibyabo. Reka ngushimire Byansi ku mwanya waduhaye. Wakoze cyane. Tunagukenera ndizera ko tuzongera tukakubona.